Alhamdulillah, ku nkuru nziza ikomeye cyane yuko uno munsi abo twatangiranye kuri tariki ya mbere dutangira mdogo mdogo duhifazi suratu sajida, ubu ngubu bashyizeho umupfundikizo suratu sajida, ubu bamwe batangiye kuyisoma yose. Ndabibutsa yuko hari hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko kugenda ukiga aya ebyiri biruta ingamiya imwe cyangwa se ebyiri zihambaye zigura amamiliyoni n'amamiliyoni. Ubwo ndibaza yuko abantu bamaze gufata aya 30 za suratu sajida bibitseho ibyiza biruta ingamiya 60, tutibagiwe ko buri nyuguti wibarirwa ibihembo 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyu ni wa munsi twari tutegereje ubwo abantu batangiraga suratu sajida aya imwe ku munsi batazi ko bazayisoza. Hari abasigaye mu nzira, hari abarangije paje ya mbere bagacika intege, ariko ni inkuru nziza ngeza kuri wa wundi wakomeje agahatana aya imwe bikanga mu gitondo, agashyiraho saa sita bikanga, nimugoroba bigakunda, nanone agakomeza aya za mbere zikanga akazisubizamo. Ibyo byose ni challenges umuntu yagiye ahura nazo muri uku kwezi kugizwe n'iminsi 30. Ariko alhamdulillah, ku nkuru nziza ikomeye cyane yuko uno munsi abo twatangiranye kuri tariki ya mbere dutangira mdogo mdogo duhifazi suratu sajida, ubu ngubu bashyizeho umupfundikizo suratu sajida, ubu bamwe batangiye kuyisoma yose. Hari n'abazajya bayisoma buri kuwa gatanu kuri salatul fajr, nkuko twabibonye ko ari sunna mu kuyisoma ku swala ya fajiri, suratu sajda na suratu al-insan. Ibi ni ibyishimo rero umuntu ageraho hejuru y'imbaraga nyinshi abayashyizemo, hejuru y'ukudacika intege abayashyizeho. Ibyo byose bikajyana na tawfiq no gushobozwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kubw'ibyo rero nkomeza kubararikira gahunda dufite yo gutangira umwaka dutangirana no guhifaza. Ndabibutsa yuko hari hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam igaragaza ko kugenda ukiga aya ebyiri biruta ingamiya imwe cyangwa se ebyiri zihambaye zigura amamiliyoni n'amamiliyoni. Ubwo ndibaza yuko abantu bamaze gufata aya 30 za suratu sajida bibitseho ibyiza biruta ingamiya 60, tutibagiwe ko buri nyuguti wibarirwa ibihembo 10. Kubw'ibyo rero bavandimwe, mureke dushyire hamwe, mureke dufate gahunda, dutangire na tariki ya mbere duhifazi aya. Tuzajya kurangiza umwaka dufite aya menshi twaramaze gushyira mu mutwe Qur'ani, kandi mu buryo ushyiramo Qur'ani mu mutwe ni nako ibi bigenda bigabanyuka, ni nako Allah akomeza guha tawfiq, agufungurira umutima, agufungura igituza, ibi bigabanyuka, ibyiza byiyongera. Mu mutwe havamo ibidafite umumaro, mu mutwe hiyongeramo ibifite agaciro gahambaye. Kandi nta bintu bifite agaciro gahambaye nk'amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nta kintu gifite agaciro kuruta umutwe wawe washyizemo amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Dusabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aduhe tawfiq, natwe tubashe gusoza intego twari twiyemeje, nk'uko bano bavandimwe bamaze gusoza intego biyemeje mu gihe cy'iminsi 30. Ubu bakaba bazi suratu as-sajda. Wabillahi tawfiq. Mbifurije rero kugira tawfiq, kugira gushozwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, tugatangira gahunda yacu. Wenda nko mu gihe nk'iki ngiki tuzaba twicaye turi kuvuga intsinzi, dufite ibyishimo mu buranga bwacu, tuvuga ati ngiye nafashe amajuza 2, nafashe amajuza 3, undi nafashe amajuza 5. Allah ahuri muvandimwe agutera inkunga kandi ubashe kuyafata. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.